umugabo nabonana n'umugabo mugenzi we natinda yanyaga akabonana nawe umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore. Komeza. Harakomeza agira ati yego bombi bazaba bakoze ikizira, ngo bazaba bakoze icyaha gikomeye cyane, ntibakabure kwicwa. Mu iki ntibakabure kwicwa. Iki bamenye ibiranga abaruzi nibihe usanga rimwe na rimwe bishe mu Islamu kugira ngo abantu batari abayisilamu kakanya basobanukirwe yuko hari amabandi yihishe mu Islamu bashaka gusebya uwisilamu. Tudatize ndagira ngo umuvandimwe Sudi fungurira Qur'ani 2:102. Qur'ani 2:102. Qur'ani igice cyawo cya 2 ku murongo waho w'102. Suratul Baqara. Bakurikiye ibyo shayitani zabasomeraga ku ngoma ya Sulaimani. Yego. Nyamara Sulaimani ari we Salomo ntiyahakanye. Yego. Ariko kuri buri shayitani nizo zahakanye. Vuga neza. Ariko kuri za shayitani nizo zahakanye. Yani mukuri shayitani nizo zahakanye, babyanditse nabi. Mukuri shayitani nizo zahakanye, zigisha abantu uburozi n'ibyamanuwe ku bamarayika babiri i Babiloni muri Iraq. Haruta na Maruta. Yego. Nawe abigishwa usibye ko bamubwiraga bati, nawe bigishaga usibye ko bamubwiraga bati, mu by'ukuri twe turi ikigeragezo. Yego. Ntuhakane. Yego. Bakijya kuri bo komeza aya ndakugira agorukira. Mu by'ukuri ko turi ikigeragezo ntuhakane. Bakiga kuri bo igitanya umugabo n'umugore. Yego. Nta n'uwo bashoboraga kugirira nabi bamukoresheje uretse ku bushake bw'Imana. Ushaka ugorukira ngaho. Qur'ani 2:102 buri Muslimu wese ajya amenya iyo aya. Suratul Baqara ni sura yitiriwe inka, hari icyatumye yitwa ko ari inka. Allah subhanahu wa ta'ala ati wattaba'u ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wama unzila 'ala al-malakayn ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. قلت بقولك الأوضاع إيمانتي بها يبان مكرشرا إبجو أبشتاني يصوم لكجيه شنبي سليمان بيت وزكو سليماني ويرومروس Allah ajenamura kanati wama kafara Sulaiman ntabwo yigeze ahakana walakinna shayatina kafaru, ahubwo amasatani za shaytani nizo zahakanye. Ijambo shaytani bisobanura kullu shay'un mutamarrid, buri kigo bese cyose ku magambo ya Allah nicyo bita shaytani. None ijambo uburozi bw'Abaislamu n'abatari Abayisilamu, idini ya Islam yitandukanyije iri kure n'ikintu cyose cyitwa uburozi. N'abantu bose bita ko ari abarozi baza kwihisha mu Bayisilamu, bakaza kuza mu mazu y'Abayisilamu, akaba ari baza gucumbika. Abayisilamu bafite inshingano zikomeye. Igihe cyose muzabona abantu barangwa n'ibyo bintu tuza kugaragaza hano, mujye mwihutira kubimenyesha abashinzwe umutekano cyangwa abayobozi b'inzego z'ibanze, baze baganire n'abayobozi b'Abayisilamu kugira ngo abantu bo kugumya kutusebya kandi bakunda kuza mu midugudu ya Kisilamu. Iyo ubonye rero ijambo uburozi ni ijambo rigomba gusobanuka. Nk'umwe mu bamenyi aragira ati witwa Ibn Qudam al-Maqdisi avuga ati uburozi ni iki? Huwa aqdun, ni amapfundo waruka n'ubuvuzi butemewe, wa kalamu yatakallamu bihi, n'amagambo uno murozi abavuga. Burya igihe cyose umuntu agiye kuroga hari amagambo avuga.
أو يكتبه تابو يادك أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور تابو كوياكو عندك ibintu cyangwa gakora icyo cyose cyazana ingaruka mbi ku mubiri waroswe au qalbihi cyangwa kikazana ikibazo ku mutima we au aqlihi cyangwa ubwenge bwe min ghairi mubasharata lahu akabikora ari kure nawe batari kumwe walahu aqiqa kandi akabikora yizeye ko bigomba gufata faminhum man yaqtul murugo burozi hari ubwica abantu hari abantu usanga bapfa amanywa n'ijoro bazize uburozi wama yamru hari ubundi butuma abantu barwara ugasanga umuntu ararwara amanywa n'ijoro bakamujyana kwa muganga bakamusuzuma bakabura icyo arwaye wama ya'khudhu rajulu an imra'ati fayamna'uhu wat'uha hari ubundi bufata umugabo bukaba bwamubuza kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye rimwe na rimwe ugasanga abantu bahise baza muri tarinyota kubera ingeso zimwe na zimwe bakora zitari nziza ngo baje kunywa teveri kugira ngo babone ingufu rimwe na rimwe ingufu bakazibura teveri ifite icyo yamarira umuntu iyo atarozwe iyo teveri winyweye wararozwe ntabwo ushobora kuba watera akabaruro mu rugo n'ubwo byagenda gute ومنهم من يفرق بين المرء وزوجه hari ubundi butanya umugore n'umugabo ingo nyinshi zirimo zirasenyuka nta kindi kibitera uretse ubwo burozi wama yabghadu ahaduhuma ila al-akhar hari ubundi buzana inzangano hagati y'abashakanye aho yuhabbibu bayna ithnaini cyangwa bukazana gukundana hagati y'abantu babiri umuntu akaba yakunda umuntu atabitekereje nibyo bya bindi ukunda kumva bitiri dini ya Islamu bita ngo ni igipanzi umuntu bamuteye igipanzi mbona amaduwa bamusome nta duwa ibaho usomera umuntu kugira ngo muzajye kubana atabishaka umuntu muraganira mukumvikana gahunda zikaba zagenda neza iyo ubonye ino mvugo niyo igaragaza yuko ari uburozi cyangwa mu bindi mvugo mu ncamake uburozi niki huwa ittifaqu bayna sahir wa shaytan na amasezerano ari hagati y'umurozi na shatani ala an yaquma as-sahiru bi fi'li ba'd al-muharramat kuba uno murozi yahagarara akajya akora bimwe mu bintu bya haram au shirkiyat cyangwa ibintu byo kubagikanya Allah subhanahu wa ta'ala fi muqabali musa'adati lahu shaytan kuba shatani bakumvikana yuko agomba kumufasha wa ta'atihi akanamumvira fi ma yatlubu minhu kubyo aba amusaba kugira ngo amukorere ubwo rero mucamake izi nibyo bisobanuro by'iki by'uburozi naam sheikh rero asobanura duhaye definition y'uburozi ndashaka sheikh rero kubera ko ni gihe gitoya twinjire mu somo dusoze ndashaka ubwira abantu uko ushaka kuvuga ngo umurozi umupfumu iki umuntu yarwara yabigenza ati ni ikihe kintu gitandukanya cyakubwira umurozi ndagira ngo mu ncamake udusomere ibimenyetso bigaragaza abapfumu babandi baza bakatwihishamo umusilamu usanzwe yamubwirwa n'iki ni ikihe kimenyetso yamubonera akavuga ati uyu muntu mbonye ikimenyetso runaka ndemeza ko ari umurozi ntashidikanye hari abitwaza cyane ko ubona bambaye amakanzu bakaza bavuga icyarabu kirekire bavuga igiswahili cyinshi kuko nabo bantu iyo ubitegereje usanga atari n'abanyarwanda usanga ari abanyamahanga bagiye bava za Tanzania bakava Uganda bakava i Burundi bakaza kuzana ibibazo umuryango mugari nyarwanda ibimenyetso rero bibaranga ngiye muri cameraman reba hari imbere ari igipapuro nashizeho ukitegereze neza ugikurure iki gipapuro kirimo kigaragaza bimwe mu bimenyetso biranga abapfumu nubwo ngewe nibuze kuza kubiganira kugira ngo umusilamu wese uzabona bimwe muri ibimenyetso azamenye ko uno muntu aba ari umurozi ikintu cya mbere rero kiranga umupfumu w'Abasilamu ubwo she abisabye icya mbere ni yasalu al-marid an ismihi wa ismi ummihi iyo umugezeho kugira ngo akuvure kuba bwo bitago n'abarimu abane ngo n'abataalamu abane ngo n'abadokteri igihe cyose uzajya ku badokteri ngabo bitira abadokteri kintu cyambere akubaza izina ryawe n'izina rya mama wawe umuntu wese uzashaka kugufasha ukuvuga ati witwa nde mama wawe nindi uzamenye ko ari shetani yihishe mu Bayisilamu icya kabiri ya akhudhu athara min athari al-marid usanga afata bimwe mu bimenyetso by'umurwayi kapawu kuba yafata nk'umwenda we cyangwa urudodo cyangwa kalansu agafata ingofero ye cyangwa yafata akadodo k'umwenda yambariyeho kariho icyuya cye cyangwa yafata mushwari cyangwa akaba yagusaba utwenda tw'imyenda y'imbere kugira ngo akuvure cyangwa inzara cyangwa umusatsi cyangwa akaba yakurasaga
شكرتو أحيانا يطلب حيوانا بصفة ليتبعه ولا يذكر اسم الله عليه وربما لطخ بتمه أماكن الألم من المريض أو يرمي به في مكان الخرب. hari igihe rero asaba umuntu urwaye kuba yamuha itungo runaka, ushobora kuba yagusaba inuma y'umukara cyangwa y'umweru cyangwa inkoko y'umukara cyangwa dendo. Iyo azi ko ufite amafaranga yake agusaba ihene cyangwa intama, yaba azi ko uri umukire akaba yagusaba n'inka. Buri wese arazi ibyo yagiye atanga hano, ituvuze kanaka ariko buri wese yibaruri. Bari insano ala nafsihi basir. Usara bagiye babikora batazi ko ari icyaha, kuva none bamenye ko Islam itabagarira ibyo bintu. Islam irabitera. Twe twaje hano kurinda tauhid, kurinda imyemerere yacu, yano tuvuka, yano tuba turi igihe cyose, kugira ngo nabaza mujye mubamenya ubamaganira mu Islam. Icya gatatu, icya kane, kitabatu talasi. Hari ukwandika izo tatolasi. Iyo uzirebye izo zabo de passe z'abashetani kugira ngo abatere ingufu kubyo baba bashaka. Izo za tolasi bi twagiye dufata biga mu bitabo. Sheikh, uribuka igihe kimwe mbere y'intambara hari umupfumu ugize kuza turi kwigisha kuri musigiti wo mu Biryogo. Yari hepfo y'umusigiti, tuje kujya kumugendera, urabyibuka, tuza kumusaba igitabo, twaje kubya n'umuyobozi wari umuyobozi w'umudugudu cyagiye bitwaga Banimakumi, aza kuza kudukorera ikintu cyiza kiboneye, aza kuwerekana ibyo bintu by'atorasimo n'ibyo ngibyo. Kubera amasaha ko ntari bihugu kugira ngo tujya tubigaragaza n'ikindi gihe abashaka kubireba baza kureba kuri igipapuro. Icya gatanu, tilawatul azaim wa talasim ghayr mafhum. Hari amagambo agenda avuga adasobanutse. Rimwe na rimwe ayo magambo yihishe muri bamwe wese abo bananiranye n'umuntu batari abayisilamu. Niba hahandi usanga rimwe na rimwe abantu batari abayisilamu iyo basenga ngo basenga mu ndimi zitumvikana, akenshi izi ni mode passe bahamagara amashetani. Umuntu usenga by'ukuri ntabwo avuga indimi zitumvikana, hari umunsi amuvuga indimi zitumvikana. Icya gatandatu, i'ta'ul marid hijaban. Hari igihe aha umuntu umurwayi akamuha ibintu by'ibiheko byo kwambara. Ikindi, ya'khudhu al-marid bi an ya'tazilu an-nas bi muddat mu'ayyan. Hari yategeka umuntu kuba yakwitaza abantu iminsi runaka. Icyanyuma cyo twanayigaragaho ahyana, hari igihe iyo umugezeho ahita akubwira ikikugeza n'amazina yawe n'ibibazo ufite ataragusuzuma. Naam Sheikh. Naam. Ibi ni inshamake biga mbese ibimenyetso biranga abapfumusha amaze kubabwira. Mbere ko dusoza dusigaje iminota 3 gusa, ndagira ngo Sheikh dufatanye, hari ubundi burwayi buri bwadutse simvuze mu mujyi wacu ariko muri rusange mu gihugu. Naam. Uburwayi buteye impungenge mu rubyiruko bavandimwe. Uburwayi buri mubyeyi, buri muntu wese akwiriye kuba yagira uruhare kugira ngo tubucyahe. Nutabwamagana wivuye inyuma ngo ugire uruhare mu kuburwanya, buzagusanga iwawe mu rugo. Ubwo burwayi nta bundi n'ubutinganyi mu rubyiruko. Ubutinganyi noneho bwafashe indi shusho bugira no mu bakobwa. Mu bakobwa, Imana ibiturinde mu ngo zacu no mu mujyi wacu. Bavandimwe rero, ubwo butinganyi Islam uburyo ibufata biri mu byaha bikomeye bidutebye mbese ubuhambare, kugeza bwo aho sharia cyangwa se Islam yashyizeho igihano kiruta ibindi byose kuri wa muntu ukora ubutinganyi. Ndagira ngo mbere yuko twenda dusoza, umusomyi turebere muri Qur'ani isura ya 7 umurongo waho wa 80. Turebe noneho icyo Qur'ani yagiye ivuga ku butinganyi, ndetse no muri Bibiliya aragira ngo umusomyi abategura umurongo muri Abalewi igice cya 20:13 tube twasoza iri somo. Rero Sheikh, icyo kintu ni ikiruzi gihambaye cyane, byamaze gufata indi sura. Hari amashyirahamwe ari gukorera ku mugaragaro, abantu baridegembya. Ese ni gute urubyiruko rwacu rwabyitwaramo? Ni uruhe ruhare rw'umubyeyi yagira kugira ngo uwo mwanda, icyo cyorezo, ubwo burwayi burenze ubundi twese tuzi butazamutera mu rugo iwe? Cyambere Sheikh twakora nuko umubyeyi agomba gukurikirana umwana we isaha ku yindi, ukamenya gahunda zawe umwana wawe arimo. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Icya kabiri, kumenya inshuti z'umwana wawe. Inshuti umwana wawe afite zimeze gute, zifite imico iteye iti. Icya gatatu, no kumenya amakuru muri rusange agezweho, abantu mbese bari hafi y'abaturanyi bawe iki n'iki, ndetse ushobora no gusanga umujyi utuyemo cyangwa se karitsiye utuyemo harimo icyo cyorezo, ukaba wafata ingamba zo kuba wahimuka. Sudi, ndebera Qur'ani 7:20. Qur'ani 7.
korowani karindwi 80. yego no tumwe haranditse agira ati yego na Loti ubwo yabwiraga abantu bati ese murakora igicumuro kitigeze gukorwa na kimwe mu biremwa mbere yanyu. nimwumve ngo murakora igicumuro abandi bantu batigeze bakora mu buzima bwabo. baravuga ku mirongo 81. yego mu by'ukuri mwe musanga abagabo mubifuza yego muretse abagore ngo mbese batinga abagabo mu cyimbo, mbese babonana n'abagabo ugasanga umugabo ku mugabo barabonana. Komeza umurongo. ahubwo mwebwe yego muri abantu barengera. noneho ni ikihe gihano Qur'an cyangwa se n'Imana yavuze? hadithi iravuga iti man wajatumu uwo muzabona ya amana qaumin Lut, uzukora ibikorwa by'abantu bo kwa Lut ubutinganye, faqtulul fa'il wal maf'ul bihi, muzice uwabikoze n'uwabikorewe. igihano cyabo muri Islam mu kubica. icyo gihe shehe mubaze iyo arishwa ntabwo biseye gato iki kintu kirego gusobanukira bivuye ko bicwa hano mu Rwanda abafatira bica icyo gihe bikorerwa ahantu hari ashariya base amategeko ya Islam. ubundi muri Islam ntabwo umuturage akwiriye kwihanira. uriya muntu yakoze icyaha, umuturanyi rero bangise umunota umwe gusa. umuturanyi avuga ati ngewe uriya muntu yakoze icyaha runaka ndamufata muhane. izo ni inshingano z'abayobozi, ntabwo ari inshingano zacu twebwe abaturage. mu gusoza rero ndagira ngo urebere muri Bibiliya 20:13 Abalewi 20:13 haragira ati yego umugabo natinda undi, umugabo nabonana n'umugabo mugenzi we, natinda yanaga akabonana nawe. umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore. komeza. harakomeza agira ati yego bombi bazaba bakoze ikizira, ngo bazaba bakoze icyaha gikomeye cyane, ntibakabure kwicwa. mu ngwiki ntibakabure kwicwa. yego urubanza rw'amaraso yabo niwe ruzahama. rekera aho ngaho bavandimwe. mu gusoza icyo kintu, ubwo burwayi biri muri sosiyete buri bushyashya mu Rwanda ariko bumaze gufata indi ntera, buri wese biragira ngo biramureba, ndetse niba warabwinjiyemo turamugira inama yo gutinya Imana akagabuka akava kuri icyo kintu, kuri ubwo burwayi. rero turashoje, murakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.